Atangiranye n'umukobwa w'imibiri yombi muremure ariko utari muremure cyane, afite tote bag, yambaye ipantaro y'umukara n'agatopu k'umweru, afite ibitabo mu ntoki bigaragara ko ari umunyeshuri wo muri university. Yari kwerekeza muri gare agiye gufata bisi imvura ihita itangira kugwa. Arebye muri bag yiwe asanga yibagiwe umutaka, afata bag yiwe yayishyira hejuru y'umutwe yatose, bitangiye no kumurakaza kuba bisi itari kuza. Agiye kumva yumva ijwi rimuturutse inyuma, umuntu ari kumubaza ishakoshi yawe uri kuyihora iki? Arahindukira abona ni umuhungu wambaye ikote afashe umutaka gusa muto cyane batabasha gutwigamo bombi. Aramusubiza umeze neza, uri gutitira ahantu hose ngo ariko ngo umeze neza? Nakubwiye ngo umeze neza. Nuko buri gihe uhora se? Nawe usohora uvugisha abantu utazi? Mvugisha beza gusa. Umukobwa yatakaraga amaso asa nk'uwenda guseka. Mu murongo akenshi urakora? Ukoresha ku bakobwa bose se? No? Ku bahagaze mu mvura basa nk'aho bashaka kurwanya ikirere bonyine. So rero ibyo ni byo sawa. Bisi ikomeza gutinda, imvura ikomeza kugwa, nyuma y'akanya gato amwegereza umutaka wemera nk'uri kunyagirwa uruhande rumwe. Ubwo mu biki? Gutabara ubuzima bwawe ngerageza kuba intwari. Unabara imvura se? Cyane. Imvura ni mbi yakwica. Uri umusazi. Kandi uracyahagaze hano tuvugana. Umukobwa ahita areba hirya agerageza guhisha ko ari guseka. Ubundi njye nitwa Chris. Nanjye nitwa Anne. Anne, izina ryiza. Atarasubiza bisi biraje buri yiruka ajya mu modoka, Anne yinjira mu wa mbere ariruhutsa kuko yumvaga ko barangizanyije. Agiye kumva ahita amwumva inyuma ye. Anne ahita yandukira gahoro gahoro. Wibajyaga ku makawa. Thanks. Kuva nkutabariye agakomo ndagiye ku ndi mideni. Ngo iki? Amahirwe. Amahirwe y'iki? Yo kongera kukubona. Aho kugira ngo avuge ngo oya, aramubwira ati ntawamenya ahari. Maybe ibyo ni ubugome. Rero kurera iyo yego. Imiryango ya bisi ihita yifunga ataramusubiza, gusa uko bisi yagendaga yarebye mu idirishya ahagaze mu mvura amureba amwenyura nkaho agira ngo yamaze gufata umwanzuro ko azamukunda. Nyuma y'icyumweru Anne ari gusohoka muri classe yumva umuntu aramuhamagaye. Arahindukira abona ni Chris ahagaze ku muryango ameze nk'uhagaze igihe kirekire. Chris ahita akuramo ji na biswi. Ariko uransitokinga. Nkunda ibintu biri romantike bihuriranye. Undi uzamenya gutaboninga. Arabimbwiye. Wapi? Ntabyo nigeze nkubwira. Arabimbwiye aho bisi zihagarara. Nakubwiye gute? Twavuganye iminota 5 yonyine. Muri iyo minota naguteze amatwi. Mana yanjye ntushobotse. Kandi n'ubundi waje amahereza aje. Utanyibusha cyane abantu bose barakumvireka. Exactly. Nakunshika. None ubwo anafoto yaje Chris ari kumuhereza. Atangira kugendana. Mbwira. Kuki umukobwa wagira nkaho acecetse avuga cyane yibagiwe ko yitanda? Ntabwo mvuga cyane ariko uravuga cyane iyo ufite ubwoba cyangwa byagushanze. Ariko njye ntabwo byanshanze kandi nta n'ubwoba mfite. Bivuze wihuta ngo bivuze ko ariko bimeze. Uteye umujinya. Kandi urabinkundira. Kubigirira confidence shawe. Oya, nuko nizera cyane. Arahindukira amureba neza amwitegereza areba ko yambaye nk'umuntu uzi ubuzima bugoye, ariko agahitamo gutuma byoroha. Wenda ndakwemeramo gake. Gake? Kuki mbabaza Anne ni ukubera iki? Ntuzabimenyere. Arakererewe. Nyuma y'uwo munsi agakomeza kuza kumerera nyuma ya classe akajya kuri coffee shop yari iri aho hafi, akamuhamagara nijoro akamubwira ngo nari ngiye kuryama gusa ntabwo naryama numvishe akajwi kawe. Umugoroba umwe bicaye ku gatebe ko ku muhanda bareba amatara yo muri Kigali.
ahindukiye akabona Chris ari kumwitegereza. Iki kuri kundeba? Ntacyo. Kandi uri kunyitegereza? Twibaza uburyo ndi umunyamahirwe. Uramubeshya. Ndi seriye. Kubera iki njyewe? Kubera ko iyo ndi kumwe n'abandi mba ngomba kwigira uwo nari we, ariko iyo ndi kumwe nawe mba njyewe nyawe. Hano umutima utera cyane ahita aseka. None ubu turi iki? Ntiwambwira. Ahubwo ninjye ukubajije mbere. Njye ariko ntabyumvishe. Ntakigwariwe. Chris abivuga amufata mu kiganza. Sawa, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Icyo ntabwo ari igisubizo ariko aka kanya ni icyo. Baratandukana buri wese ajya iwabo. Mu gitondo hano yo kwitegura kujya class, ageze mu ishuri ahura n'inshuti ye yiwe Tesi. Besti, bonjour. Bonjour. Urumva utangomba gusobanura? Busobanuro bw'iki? Ufite boyfriend? Usigaye ufite boyfriend? Ego, reka. Ibyo se bivanye hehe? Harya wamwita nde? Chris se? Aha, umenya gute ko ari Chris twavugaga? Oya, nuko rero tumaze iminsi tuba turi kumwe kandi ndabizi demand yawe ugira ntabwo wabura ko rwose kuba ari we uri kuvuga. Sindumbwira, uwo Chris ameze ati? Man, ni umusore uri gentle muremure, iyo turi kumwe mba nishimye man, ari funny ntabwo wabyumva. Uramukunda ariko? Byose ngenda bivuze? Ntabwo bivuze ariko biri kubivugamo birumvikana ko mukunda rwose. Yego se? Nose ubundi muri gukundana muri kumwe? Ngubu turi inshuti gusa. Inshuti gusa? Inshuti gusa nyine. Sure, inshuti gusa? Kugeza ryari se? Simbizi. Noneho birashoboka ko mushobora kuba birenze inshuti gusa. Byose ndabivuze. Kandi dore tunyenyererwa class ngo ndi mu bintu bya Chris. Nandi ubwo njye nazindutse. Ahita amufata ku rutugu baragenda. Bose bajya muri class zabo bahita batwereka Chris nawe ari kumwe n'inshuti yiwe yitwa Ken. Hi bro, kutuje cyane. Ibi ni byo bita gutuza se? Bro, abaseri uri gutekereza iki? Sha bro, uribuka ka kabebi nakubwiye twahuye? Ndakibuka. Gasigaye gato mutakimbonera yatayemo. Man bro, icyo ntabwo ari cyo kibazo hano. None ikibazo ni ikihe? Man, ndi kugakunda. Mu bintu wishimye uzabishobora bro. Kubera iki se man bro? Man, tujye tuba seriye. Ko wiyizi uzabishobora. Mva, nzagaruka ko wibeshye. Ahubwo reka njye no kumureba. Anicaye ku buriri abona telefone iratse, abona message iturutse kuri Chris. Aramwandikiye ngo sohoka. Nawe atamwandikira amusubiza ngo iki? 2:00 z'ijoro? Chris ahita amusubiza ngo cyane niyo masaha y'abakunzi. Warasaze ariko mvanye nyine nkubwira. Anarebye hanze y'idirishya amabona ahagaze hanze ya gate y'iwabo. Ahita amanuka yihuta atanabitekerejeho. Barakora iki hano? Nari ngukumbuye. Ariko wambonye mu gitondo. Ndabizi. Mana yanjye, ubundi ubaho kandi uri mwiza. Chris, iki ntabwo ari ukuri. Mvayo tujyana ahubwo. Tujye he? Ni surprise. Soka abantu bashimuta abandira. Izo ni mavi nyinshi sha warebye zikakongoza. Amufata ikiganza baragenda bagera ku gasozi aho bitegeye make. Amatara ya Kigali bari munsi yabo wagira ngo ni inyenyeri zaguye ku butaka. Wow, nakubwiye ariko. Bicara hasi mu byatsi. Chris arahindukira aramureba. Urabizi, ndakeka ndi mu byago. Kubera iki? Kubera ko mukunda cyane. Uri dramatique mwana. Oya. Siriye. Ndabyuka nkashaka kukuvugisha. Najya hano nkumva nagusangayo.
ibaze ko n'utundi dutonya tukunyibutsa nk'utuhe tuntu amacupa ya ji wahora ugura ji imwe ntujye uhindura, ibyo ni ubusazi kandi n'inseko yawe nayo nyine ndakeka ndi kugukunda. Ibintu byose kuri hano byahise bisa nk'ibihagaze, umujyi, umuyaga ndetse n'umutima byose bisa nk'ibihagaze. Ese hano arabigenza ati? Aremera gukundana na Chris kamutunguye cyangwa aramuhakanira? Reka tubikurikirane muri part 2. Ntucikwe na part 2 tumenye niba hano azakundana na Chris cyangwa batazakundana. Kora kandi subscribe, ukore like, utere comment, unayisharinge kugira ngo ubutaha utazacika n'igice cya kabiri cy'iyi nkuru.